turakwakiriye mu mugaragu wawe mu izina ryawe ryera Yesu, amen. Amen. Yesu nashimwe cyane. Ndongeje ndabashuhuje, mwaramutse neza. Mahoro y'Imana nabane namwe. Twese tugira umugisha uva ku Mana. Iki gitondo cyiza rero Imana iduhaye ni igitondo cy'umugisha, ni igitondo Imana ibiduhaye ijambo kugira ngo tuvuge, kandi ibyo kuvuga ntitubibuze, turabifite. Mfite ibyo kuvuga byinshi. Noneho uyu munsi udasanzwe wahariwe gushima Imana. Rwanda shima Imana, Munyarwanda shima Imana. Ngirira mugenzi uyu munsi ni ugushima. Ntabwo tuzahora tuzi imbere Imana, Mana mpa, Mana akora, Mana dushyira Imana mu kazi gusa, ariko n'ibyo irangije gukora tutabasha kugira umwanya kuvuga ngo uyu munsi noneho ntago ari ugusaba, ahubwo ni ugushima ibyo umaze kudukorera. Uyu munsi ni ugushima Imana rero. Gato ikomera amashyi yabikoze neza. Narimo babwira ngo uyu munsi mu rwego rw'itorero, amatorero n'amadini mu nsengero cyangwa se aho basengera Imana, ni igikorwa nta kindi ni uguhimbaza Imana no gushima Imana, tuvuga ngo Mwami warakoze. Ariko tukazabihuriza hamwe, duhuriye hamwe muri stade nziza Imana yaduhaye, stade Amahoro. Mushobora kuba wenda hari bamwe taranagerayo bakiyubaka, naravuze ngo iyi stade imeze gutya, umunsi wo kwifungura nzaba mpari. Imana yarabyumvise, byarabaye. Mwarambonye, haleluya. Nagiyeyo mbona stade nziza, ntago ari yayindi Amahoro ya kera muzi, ni stade nziza cyane. Kandi kira ni ikibuga dukwiriye kunezererwaho, twaba dukina imikino inezeza imitima, ariko tukaharamiriza n'Imana tuvuga ngo Mwami warakoze. Nabyo Imana ishimwe cyane, Yesu nashimwe cyane. Biriya rero biri mu bintu dushingiraho tuvuga ngo Mwami warakoze, dushima Imana. Ibikorwa byiza bizima bihesha Imana icyubahiro, kandi bituma n'igihugu muri rusange n'ibikorwa byacyo bigaragaza kubaho kw'Imana kuri twebwe. Dushima n'Imana ko yaduhaye n'insengero nziza, sibyo rata? Ntabwo twicaye ahantu heza. Yesu nashimwe cyane, Yesu nashimwe. Murabona aka kantu kanditseho SB cyangwa ni GB, ngira ngo DB D3, mwakabonye aka? Ubu karimo karica abazimu n'abadayimoni hano. Ikintu cyitwa imyuka mibi, amaharufu mbaya, ubwo karazana nyira akayaga keza, ako keza mwakumvise. Ariko hari n'utundi hirya mugenda mubona tuzara umwuka mwiza mu Banyarwanda. Erega oringa te oza nakati y'amahoro n'ibyishimo n'umunezero. Ngira mugenzi ngo erega Imana igufitiye byiza kandi byinshi, iracyazana ibindi, iraje ikore n'ibindi. Haleluya, 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 haleluya. Kandi shimira Imana yacu. Umwe aravuze ngo shimira Imana ko atari umuntu. Nibyo pe, kuko Imana yacu ntigira amatiku. Imana yacu iguhaye ntigucyurira. Imana yacu ikugiriye neza ntuyibagirwe, ntuyitere umugongo, ntuyireke, irakomeza ikakuzamura. Haleluya, haleluya, irakomeza ikakuzamura. Kindi, iyi Imana uyereka ko ibyo wagezeho cyangwa se icyo uri cyo uko umeze yuko ariyo, ntabwo ibyo yatuza ntiyareka hari uguhagarara imbere. Irakomeza nyine ikarinda icyubahiro cyayo. Nta kizatuma izina ry'Uwiteka rituka cyangwa icyubahiro cyayo gihabwa undi. Amen, haleluya, 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 haleluya. Ndabyibuka mu nganzo yacu ya kivuga butumwa
ya gihanuzi, inganzo y'abizera. Burya dusenga Imana ivuga, ikavuga ibitarabaho bwacya bikaba, ikavuga ibyashoberanye byaburiwe inzira, ikavuga ngo ndabikoze, gusa ntikubwiye ngo igiye kubikora gute, ariko ugashiduka ibikoze nyine nk'uko yavuze. Yesu nashimwe cyane. Natwe tukiri hirya hakurya hariya ku Muhima, Imana ikimara kuvuga ko izaduha urusengero rwiza kandi rufite abantu bicara hasi n'abandi hejuru. Murabona abo hejuru, haleluya, muvuge cyane haleluya. Murabivuga ko bari hejuru. Ibi Imana bitugaga turi ku Muhima ntitubyumvi. Hari n'ababirwanyije baranabituka. Ariko burya reka nkubwire, iyo Imana ivuze ikintu, iryo jambo ivuze irariherekeza, ikaririnda kandi ikanarisohoza. Amen, amen. Kandi iyo ivuze ngo hari ikibiri musenge, iyo musenze icyo kibi gikurwaho. Mwari mubizi nabyo? Ntabwo Imana ivuze ngo mbonye ucika ukuguru ngo uhita uvuga ngo karacitse birarangiye. Wapi, uhita uhagarika imigabo n'imigambi ya Satani. Bibiliya ikatubwira ngo dayimoni atera aturutse hasi ikuzimu, akakugabaho ibitero bikomeye. Ariko ngo iyo ugiye kubishwiragiza, tubishwiragiriza mu nzira zirindwi. Turashwanyaguza, uvuga ngo turamenagura, turatatanya, turasandaza imbaraga z'abazimu n'abadayimoni. Rero Imana itubwira ikitaraba kibi kigakurwaho kubwo gusenga, kandi ikatubwira icyiza igiye kugeraho, tukagisengera, tukagishyigikira, tukakiririmba. Haleluya. Hari bavuga ngo mfite isezerano ry'umwami yanyihereye, ngo sinari bivuga ngo abazimu batanyica, abagome batabarozi batanduga. Reka nkubwire, iravuga ngo irinde ijambo ryayo, kandi karirimbira muri abo barozi, muri abo bagome, bwaki karisohoza. Haleluya, haleluya. Abantu babwiwe n'Imana ko izabagirira neza, haleluya, izabikora. Nibitari ibyo yarabikoze. Imana ishimwe. Tubwira ko izaduha urusengero rwiza, gusa iratubwira ngo hazagerayo bake. Tukibaza se hazapfa nde, hasigare nde? Kandi ko twarabibonye, abo twari kumwe icyo gihe ntabwo turi kumwe nabo. Kandi umuntu atatekereza, Imana nijya ivuga mujye mutinya. Kandi abatarageza aha mu ngeri zose zakozwemo, no mu gipasitori. Nawe unyumvire, Imana kuvuga ngo abazagera hari amasezerano ngo ni bakeya, no mu bapasitori hakagera aho usigara kweli. Yanga Imana se ivuga ibyo itareba. Imana ntizakurebe mu ruhande rubi, izajya ikora mu ruhande rwiza rwo kugirirwa neza n'imbabazi nyinshi. Bwana Yesu asifiwe sana. Narimo mvuga ngo uyu munsi ni ugushima Imana nk'Abanyarwanda, nk'abera b'Imana, nk'itorero. Tugomba kuyishima kuko ibyo iri gukora ni byiza kandi bikomeye. Buracya rero Imana irabikora. Haleluya, haleluya. Ariko ndatangara, yana kanibukiriza abashumba, Imana ibivuga nibazaga ibyo ari byo, twese byaraducanze. Ariko buracya ibibaye aha hantu hatangirwa, tuhatangira kuhinjira no gutangira gukora iki gikorwa cy'inyubako mazi, niba ari abagawaga, niba ariko gahunda z'Imana zari ziri, ntumbaze. Pastor baragenda, baririmbyi n'abandi baruko baragenda, umurimo utangiye. Cyari igikuba gicitse ku buryo uyu mushinga ugomba kuba usubitswe cyangwa se wari ukozwemo ku buryo nta mbaraga zari kuboneka. Ariko kuva bitangiye ntibyigeze bihagarara n'umunsi n'umwe. Mpafite rero naribonye ivuga ngo nta cyuricyo, nta nico waba cyo cyarwanya umurimo w'Imana. Aro ntacyo wakora nubwo wahagurukana n'ingabo nyinshi zapfa zigashira, gahunda y'Imana igakomeza. Nubwo wahagarukana ururimi rutyaye, rubeshya, rusheshenga, ruceba, rutwika, ntacyo byakora imbere y'umugambi w'Imana. Nta kizashobora umugambi w'Imana ku buzima bwawe. Muvuge ngo amina cyane. Imana irabikora. Noneho reka nigarukire ku nganzo y'Abanyarwanda twese duhuriyeho,
iki gihugu cy'u Rwanda Imana yatugiriye neza. Muvuge ngo neza. Umunsi ni uguhimbaza Imana, umunsi ni ugushima Imana. Nigeze kujya mvugana na Revera nkabona ko kera nkikizwa nakijwe muri 86. Ntago ari vuba ariko sina kera cyane. 86 ubwo maze imyaka ingahe mu gakiza? Calcul mental. Ingahe? Mirongo ingahe? Nakijwe 86. Nibwo nakijwe. Tambona ahangaha nanyweye byinshi, nariye byinshi muri by'ibi bintu. Iyo mpamvu burya iby'ibintu nge mbona ari kugenda gake, kugenda gahoro. Ibintu nta muntu uvuyanga, nta muntu uvunda, unagenda pole pole, kandi urugendo ugiye witonze ugera kure. Abonye hari abantu birukanka, abonye hari abantu bigira barega gatuza kagasandara nde, abahuka bakaje bagasaragurika bugacya bakazima nk'amashara. Narabibonye. Nabonye aho Imana itoranya umuntu kamutoranya ikamukoresha ibikomeye. Nabonye utuntu twishi muri iyi myaka mikeya mbimazemo. Ariko icyo nababwira nshuti zanjye, haleluya, bwira mwiza ngo genda gake, mubwira ngo genda buhoro, ntuhubuke, ntushyuhaguzwe. Genda gahoro, pole pole, uzagera kure. Amen. Amen. Nutangira kubona umuntu ava mu yirindwa akajya 20 umwaka ugashira ati Imana yampaye imasesho y'imyesi 80, arapfuye uwo. Musezera hakiri kare. Ti bayi bambe, bayi. Mubwira ngo genda gake, buhoro. Haraka haina baraka. Amen. Ariko umutima ugenda gahoro n'umutima wegereye Imana. Burya n'Imana igenda buhoro, irakubwira ikabwira mu ijwi rituje, bwacya mu gitondo igasohoza ibyivuze. Amen. Nari mbivuze ngo Imana yitaze isezerano ikariguha ukaryumva. Kubivuga uti Imana yambwe kizangira gutya, bivuga bitaraba, kuko nibimara kuba bazamenya ko Imana yari yabivuze, bahimbaza Imana yawe. Imana yanjye yambwe gutya, reka mbihishe, ntawamenya Satani. Ni ukuvuga ngo icyavuze ni ikinyantege nke, reka mpishe ikinyembaraga kitansaho. Ahubwo wowe icyo usabwa ni uko iri sezerano ryawe urikomeza ku mutima kandi ukabiharanira, ugahagarara nk'uko Imana yavuganye nawe ishaka, ubundi ikagusohoreza ibyo yavuze. Dukomere Imana amashyi mu izina rya Yesu. Natwe igihugu cyacu turashima Imana, kandi turashima Imana ko dufite amahoro n'umutekano, kandi Imana yarabiduhaye, kandi ibyo twaradukeneye. Yesu nashimwe cyane. Niba ari ibintu Imana yakoze je nibuka, sinzi impamvu ubwonko bwanjye bukunda kugenda cyane bukajya habi twavuye, nkunda kurungurukayo cyane ko nabiresheje amaso yanjye. Ntabwo nari nzi ko urusengero ruzongera kubaho abantu baruteraniremo, barusengeremo. Ntabwo nari nzi ko hari abantu bazongera bagahura, bagahuza, bakicarana, bakaganira, bagasenga Imana, Imana nayo ikavugira hagati muri bo. Ariko yarabikoze. Haleluya. Imana ishimwe. Nawe waguha ijambo akakanya wavuga uti mva Bishop, reka nanjye mvuga. Nanjye nabonye ibyiza bimeze bityo. Nagiye muri Amerika muri 2008. Ndagira ndatembera. Tembera rwose. Nagiye mu state nk'atatu. Nkajya ngera ahantu hasanga hari amashoro y'amamodoka mashya, amaze kilometero. Aparitse yanitse nk'ibishyimbo. Ngaye ngategereje abaguzi. Natwe iwacu twazagera igihe tukajya tubona imodoka nshya nyinshi, umuntu akageza agatwara iyo ashaka. None byageze iwacu sha, muvuge ngo byarahageze. Dayire kanze babwire abirabura
bwa mbere bazana imodoka z'amafuso. Fuso murazizi izi za beni zibenura. Havuga ngo imodoka ni ibintazi, bari imodoka by'abagande. Imodoka ni Nissan Ben bya bindi bya kera. N'uwakimpera ubuntu nabwe nitwara mwanda. Buracya none fuso nizo zigukora akazi. Bucya haza automatic. Hoya imodoka burya manuel irakomera. Za automatic ni bya fake. Yewe ukigenderana na manuel. Uracyari mu nzira y'amajyambere. Shaka automatic reverse départ gusa. Muvuge ngo amina cyane. Ariko ibyo bakabirwanya. Burya umuntu yamenyereye ikibi rero kumubwira icyiza akemera ko kibaye. Haleluya. Buracyo bati imodoka ziri kuri myotsi. Mu rwego rwo kurengera ibidukikije murwanya imyotsi bisora imyotsi. Muzane hybrid. Sigabanya na consommation niki. Batereka bya hybrid ni ibintazi. None twese muvuge ngo twese. Buracyo bati ni electric full. Unashaka kuzajya akuca electric igenda neza. Irihuta igenda itavuga ntisakuza. Ya. Kandi ni 0 km. Brand new. Ariko byarabaye ntibyabaye. Uracyafite ingengasi wowe kimodoka cyanca RPT3 akingiki kinzamura imisozi. Kingiki niyo gipfuye ishiramo ribuyu. Nkongeramo amazi ariko nkome nari ntazi. Kandi utekereza nabi Imana igakora ibintu bisa nk'ibyo utekereza. Tekereza neza gendana n'igihe. Vuga ngo amina cyane. Tugeze mu gihe cy'ikorana buhanga. Haleluya. Ubu hazaza n'iziguruka. Muvuge ngo zitandukanye na mbutiyaje. Nubona imodoka nyinshi uzamure nka propela zikujya ugende. Niba ikirere bazakitwemerera ako niziza n'ikirere bazagishyiraho inzira. Muvuge ngo amina cyane. Haleluya. Nibitaraza nabyo biriyo. Ngira ngo nibyo utarabona nabyo biraje. Ariko ikiza cyose ari ikiza ntikikagusige ntugasigare. Turashima Imana iby'Imana imaze gukora mu gihugu cyacu. Kangarukira aha ngaha kubijyanye n'ibyo mubona. Narivuze ngo haje n'ibindi. Muravuga ngo abana bacu bariga mu mahanga. Bana bangiye biga muri Turkey, abandi baragiye China, abandi America, abandi banaziba muri Australia. Ubundi no kuba mugi wa Kigali baguhaga uburenganzira. Permis de résidence harya babyitaga ibi. Kujya kwiyanzuza ugihe uzamara mu mugi wa Kigali ubundi ugataha iwanyu mu karere mu murenge heri. Kuba muri Kigali ubishakira uburenganzira. Byahoze ibyo ngibyo. Kwiga. Imana ituzana mu gihugu cyacu, mu gihugu cy'amateka, mu gihugu cy'amasezerano. Dukura hirya no hino aho Satani yarashwiragirije abanyarwanda. Ubu twese tukirimo. Bwira ngo nkazakivamo ndakacekibamo. Nkirimo nzakivamo ngiye ahandi ngaruke nkisubiremo. Ni uburenganzira. Ariko ibyo muzi ko ari uburenganzira bukomeye cyane kugira igihugu noneho cy'amahoro n'umutekano. Abantu bajya basenga amasengesho ngaha byageza saa 8 ati ngiye rero kubera ko ejo mfite gahunda ndatashye. Sanga api saa 8. Ntago afite ikibazo cyahari bunyure. Ntago ari buvuga ati ndahura n'umuntu amvami yangirire nabi. Shwi. Aha, muvuge mu gihugu cy'u Rwanda cyacu. Ariko ibeshize ha ujye hacereke pare hirya. No kumanywa byonyine. Arakureba ati we ndenge nini? Oza wapi? Uruhasha, uri kukusutyo uruwa witwa ndi. Kakubaza izina atanabishinzwe. Kubera iki? Nta mutekano uhari. Umuntu wese n'umwanzi wa mugenzi we. Ariko twebwe reka twikundane n'Imana yacu yatugiriye neza. Muvuge ngo amina cyane. Tujye gusoma ijambo ry'Imana, ntabwo ndibuze gutinda. Uyu munsi ni zaburi nyinshi n'ibihimbano by'umwuka. Kandi birabyarwa n'iki? Birabyarwa n'amashimwe Imana yaturemeye n'iby'Imana yadukoreye. Haleluya. Haleluya. Ejo twari mu bukwe umukobwa wacu Marvin. Ejo Marvin yararongoye ejo. Muri imvyo wacu twamutahiye ubukwe n'abashumba bari bahari.
tureba abana ukuntu basa, tureba ukuntu bambaye, tureba ukuntu barimo babyina. Revera arambwira ati yabaga nka kera korari yari gusimbura nini zakagendana sinone urabona ukuntu ibintu byose bikeye bisa neza. Reka nkubwira turava mu bwiza tujya mu bundi. Haleluya, haleluya. N'abana bacu basa neza, n'ubukwe bwiza ahantu heza, matente arimo ayisi. Nk'ibi harya byabaga hehe byo n'ibindi nabyo nibize, muvuge ngo nibize. Haleluya, 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 haleluya. Ubundi rero ni twebwe dufite urufunguzo. Icyiza cyose tugiye kugikingura twe nk'abasenga, twe kugira umutima ukinze, twe kugira umutima wijimye. Nihaza icyiza tucyakire, tugishimire, tukinezererwe. Imana ikore n'ikindi. Niba ari twe dusenga dufite Imana ho, mureke Imana ikore byinshi kubwo abantu bayo bari mu bayo, abantu bayo bari mu bayo. Haleluya. Ako mwakumvise? Niyo ugiye mu gihugu ufite umuntu ukuzi, ugenda udafite ubwoba kuko ugira uwo usanga. Ikizagusobanurira kura musangayo. Niyo Imana ije mu bantu bayo, hari abana bayo, hari inshuti zayo, iraza cyane, kandi iyo ihageze ni umutware, igira neza. Imana ishimwe. Iraza ku bwawe, izaza ku bwawe, kandi izakora byiza ku bwawe. Kingura umutima waguke, umenye ko Imana ije ari Imana ifite byose, ari Imana ishobora byose. Maze nikugira igihugu cy'u Rwanda kiyigire, kandi ni Imana y'amahoro, ni Imana y'umugisha, izatanga umugisha n'amahoro mu gihugu cyawe. Urakenewe rero, kandi umutima wawe urakenewe kugira ngo waguke. Ndumva ashaka gusengera imitima y'Abanyarwanda kugira ngo Imana y'amashimwe twaguke, twakira ishimwe y'ibyo Imana yakoze. Kandi Imana ikunyuza hakomeye, ikagukoresha ibikomeye. Amen, haleluya. Ikunyuza hakomeye kugira ngo izagukoresha ibikomeye. Ibyo wanyuzemo byose, wari mu ishuri kugira ngo ejo nuhagarara hariya nuvuga bazumve, nukora bizemere, kuko harahutira imbaraga, harahukura ubushobozi. Imana ishimwe cyane. Dusomeye ijambo muri 103 umurongo wa 1 n'umurongo wa 2. Ngiye gufatikanya nandi ninde ufite mikrofone ngo dufatikanye. Batasumuta dufashe Zaburi 103 umurongo wa 1 n'umurongo wa 2. Turongera twihute tujye muri Zaburi 126. So umurongo wa 3 turasoreza muri Zaburi 150. Maze dufatikanye n'ibyaremwe byose kuramya no guhimbaza Imana. Kadusome mu izina rya Yesu. Yego. Zaburi 103 umurongo wa 1 n'uwa 2. Yego. Dusome. Mutima wanjye himbaza Uwiteka, mwabindimo byose mwe muhimbaze izina rye ryera. Mutima wanjye himbaza Uwiteka, ntiwibagirwe ibyiza yakugiriye byose. Amen. Subiramo. Mutima wanjye himbaza Uwiteka. Mutima wanjye, mutima wanjye, mutima wanjye himbaza Uwiteka. Mwabindimo byose mwe, mwabindimo byose mwe. Ibindimo ibiri muri ngewe ubu ngubu ntabwo mubibona, ariko ngewe numva mbizi, n'Imana irabibona. Ibitabonwa n'abantu ibyo nabyo biri muri twe bigomba guhimbaza Imana, bigomba kuvuga Imana, bigomba gukorera Imana. Mwabindimo byose mwe nimuhimbaza Uwiteka. Yego. Mutima wanjye himbaza Uwiteka, mutima wanjye himbaza Uwiteka, ntiwibagirwe ibyiza wa mutima we ntiwibagirwe. Umutima ni akanyama gato karusha ibintu byose gushukana, kakakubwira ngo uri igitangaza, uri icyatwa, uri hatari, uri umuntu ukomeye. Mutima ukagushuka, kakubwira ngo ni ukuri. Iyo utagira ruca, iyo utiga, iyo utagira umuryango, iyo mutima ukakubeshya. Ariko uyu mutima ntukubeshye, ntugushuke, kandi ikindi ntiwibagirwe wa mutima we guhimbaza Imana bitewe n'ibyo yagukoreye. Nimumvuge ngo amina cyane. Yego. Tugende Zaburi 126.
ntiwibagirwe wa mutima we kuko Uwiteka yakugiriye neza muri byose. Ubyibuke kandi ubizirikane ntukibagirwe. Umurongo wa 3 126. Dusome Zaburi 126 na 5. Na 6. Na 6 umurongo wa 3 dusome mu izina rya Yesu. Uwiteka yadukoreye ibikomeye natwe turishimye. Iryo muvuge ngo yadukoreye ibikomeye natwe turishimye. Umuntu wishimye rero arashima, aranezerwa, araririmba, yitera hejuru. Iyo umuntu afite umutima unezerewe, iyo umuntu yibuka ineza y'Imana ku buzima bwe, nta gaceceka. Niyo ucecetse wumva ufite urubanza mu mutima. Nk'abanyarwanda ntidukwiye guceceka, dukwiye kugaragaza iby'Imana yakoze mu buryo ki rero. Uwiteka ntabwo yadushyize mu nganzo y'ibintu byinshi. Ndagasoma 150 Zaburi. Zaburi 150. Zaburi ya nyuma rwose, yego. Mushimire Imana hera hayo, muyishimire mu isanzure ry'imbaraga zayo. Mushimire Imana hera hayo kandi mushimire Imana mu isanzure ry'ibyo yaremwe byose. Muyishimire iby'imbaraga yakoze. Muyishimire iby'imbaraga. Tukiraho pastor twigendere gahoro gahoro, yicarire maze tuze gusoma neza wiyicariye. Tuyishimire iby'imbaraga yakoze. Imana yacu yakoze ibintu by'imbaraga bidafite undi muntu wagomba kubikora, niyo. Haleluya. Nk'abanyarwanda twabonye imbaraga z'Imana zikora, kandi Imana yagusijya gukora ifite abikoresha. Yesu nashimwe cyane. Haleluya. Haleluya. Kubwishyano ryari rigwiriye u Rwanda, naryo kandi riteguwe n'abanyarwanda. Umuntu Imana yageze iravuga ko ni icyo cyatumye nde mu muntu. Umuntu hindukira urebe umuntu, tuzi ko nawe uri umuntu wa. Haleluya. Haleluya. Umuntu gahinduka mubi yari mwiza. Umuntu ugaburira yamara kurya gahaga kagutera ishi, kagutera n'imigeri. Umuntu kintu kidahinduka n'Imana, ariko umuntu arahinduka. Niyo mpamvu Bibiliya itubwira ngo ntukiringire umwana w'umuntu. Umwana w'umuntu arahinduka, mu mwana w'umuntu abukundi kuntu. Ntiwabyaye yaguhinduka. Ubu ngubu abagore barica abagabo, abagabo barica abagore. Satani we ntanyurwa, ahora ashaka aho yamenera, ariko agasanga turadadiye, agashaka hanyura tugafunga. Nuko ahora arwana. Ababyeyi bakica abana ati iki gisaza cyapfuye ko kitubuza kwirira amafaranga. Ka diabete kakoramo kati diabete gira vuba ukureho amatwi n'amaso byose twari. Iki gisaza kitumereye nabi. Nuko kandi barashaka kurya ibyo bataruhiye. Umuntu muvuge ngo ubundi umuntu haba umuntu mwiza iyo hari mwiteka twanyuzemo. Umuntu utayaha agaciro. Umuntu utibuka ibibi twanyuzemo ntabasha kumenya n'imbaraga z'Imana. Ariko Imana inyura mu basirikare b'inkotanyi, bahara amagara yabo, Imana ibagaba imbere, baraza bakora ibikorwa byiza. Irangije ntiyarekeraho, itanga igihugu, ariko itanga n'ubuyobozi bwiza. Uvuga ngo abanyarwanda bose nibagira agaciro. Wakoze ikibi hagihanirwe, ariko utaragikoze yibera amahoro, kandi aba amahoro, kandi agira umutekano. Umunyarwanda ubu ngubu nigakorewe kwica. Haleluya. Ngira ngo ufite agaciro nubwo utarubizi, ufite agaciro wowe. Reka mbabwire, nabibonye ejo bundi bavuga ko barimo bafunga izi nganda zakoraga ibi byuma, izi nzoga zari zaramaze abantu. Navuga ko se buriya izi nganda uwareba ku ruhande rw'imisoro n'amahoro yavuga ngo igihugu kirihombye. Ariko Imana
ikundira mu buyobozi bwacu umunyarwanda umuntu wayo. Muvuge ngo amina cyane. Ntabwo twabona amagara ariko arangiza amagana y'abantu, amafaranga ariko arangiza amagara y'abantu. None se abantu nibashira izo nzoga zo zizanyobwa n'abandi, iki gihugu se cyo kizabe cyane. Abantu hano hanze bari barangiye bashize. Umwe yarambwiye ejo bundi iti wanyumaga mu nzira ugasanga abantu bose ari vaivie, abagenda bitega, abasinze ku manywa n'abana bato. Nturanye n'akabari kitwa Piripiri, abana b'abakobwa beza bambaye utuntu, yo uhagaze bamufashe ngo bamutegere tagisi atahe. Niba ari tagisi niba ari biki simbizi, zamuvu zabonye akazi. Hari uyu mukobwa umwari w'u Rwanda mwiza atya, ubejo nyina w'abana zabande. None inganda hari zakoraga zifite uburenganzira n'izidafite uburenganzira. Ibicupa n'ibicupuri n'ibibido byaboze, ibyo biyoga abanyarwanda banywaga. Nashyo ko ntanyweye ibiyoga, nta biyoga nanywenge. Ngabazinywa Imana izibafasha ntacyo zimaze, zirica zirangiza. Noneho barimo barakora n'uburozi. Ariko icyo nshimira Imana rero iyo yatanze ubuyobozi bwiza buranahumekerwa, bukareba ikibi bukagihagarika kitaramara abantu. Muvuge ngo amina cyane. Yesu nashimwe. Niba mwari mufite n'inganda z'inzoga zica abanyarwanda, mutahe musinzire murya imyumbati muryame, c'est fini. Muvuge ngo Uwiteka yatabaye. Yampaye ndabize mugiye kuntera amawete, ntabwo wari uzi icyuma cyatumaga ndaragasinzira, wapfaga bwacu ukazuka. Warara gupfuye bwaca mu gitondo Imana ikareba iti ikongera igahuha mukongera ukabyuka. Nta wundi waje tata we. Kandi reka mbabwire beneda, izi nzoga mwe nuko mukijijwe muri abarokore, uzi kese dufite hanga z'abagore bato abagabo bataye. Ati nsengere umugabo yarantaye antanya abana batatu, ndi mu nzu y'ubukode ntacyo nkora. Abayobozi b'inzego zibanze barabizi. Dufite kese zimeze gutyo. Kubera iki? Umugabo aragenda akanywa icyuma gasinda gapfa gapfuka ubwenge bukagenda karindagira nuko agatumuka akagenda akagiye batamuzi. Kubera ibiyobyabwenge nk'ibyo. Ariko ndumva akayaga kagiye guhuha, muvuge akayaga karaje. Hagiye kuza akayaga k'amahoro n'ubuzima. Haleluya, haleluya. Bana bacu bagiye kuba abana beza. Ugasanga umwana uramwigishije yaragiye ariza aragarutse azanye diploma kugira ngo ajye gukora, akanywa icyuma kikamurangiriza imbere yawe. Imana yakoze ibikomeye, nubira cyabikora iracyari mu kazi. Muvuge ngo ije gukora n'ibindi. Irashaka umunyarwanda mwiza muzima izahumekeramo akavuga neza, atavuga imitepfu, atavuga nk'umuntu wayobye ubwenge bitewe n'ibyo yanyweye. Irashaka gukoresha ari wowe mukuru ndetse n'umwana n'umuvuka. Imana murebera imbere cyane. Rero ibi byose ni isezerano. Imana yavuze ngo umunyarwanda izamugira umucyo uvira amahanga. Imana yabivuze tukiri mu buzima bubi. Bubi, igihugu gipfuye, abantu barashize, abandi barirukanka mu misozi, abandi bari mu guhirya no mu mihanda mu mashyamba ya za Kotakori hirya. Imana avuga ngo uru Rwanda nzarugira umucyo, kandi umunyarwanda wese ahazagera azaba umucyo urasa. Baribyo barimo barasa ngo Imana yatugiriye neza, ngo natwe akazuba karaturasiye. Twavuye mu mwijima wicura burindi, tuva mu ntekerezo zipfuye. Haleluya, haleluya, haleluya. Kandi reka mbabwire ntukangwe n'abandi bavuga kwa kundi bareba kwa kundi bagende kwa kundi. Hari abandi Imana yisigarije, abo ni Imana igiye gukuraho umucyo uvira n'abari mu mwijima bakamurikirwa. Dukomere Imana amashyi mu izina rya Yesu. Kandi rero shima Imana yo mu ijuru yaduhaye umuyobozi mwiza. Muvuga ngo umuyobozi mwiza. Yaba batata we, hari umubyeyi waririmbye bati iyo ni impano yiviriye mu ijuru. Ayibambe ati naririmba nyine abwo arafite icyo ashaka. Reka nkubwire, yaririmbye iby'ukuri. Imana twihera impano yavuye mu ijuru. Umuyobozi mukuru wacu nyakubahwa perezida wa repubulika, Imana imuha umugisha, imuha inkomezi, imukomeze.
Imana muhaye kureba aho tutabona, gukoreshwa ibintu bidasanzwe mu buryo ngo bidasanzwe. Genze na byinshi kubarusha, hari benshi bazi byiza kandi Imana imuhe kurama, imuhe imbaraga kandi akomeze muri uwo mujyo. Kandi niyo usikivi azabi mwivu rya mukiranutse hazave mu byiringiro. Iki gitekerezo, izi mbaraga, iri yerekwa rizakomeze, nuko umuntu atabaho iteka ryose. Haleluya, haleluya. Reka babwire abantu badure ngo amatorero barayafunze, ntabwo uri kujya ko turimo dusenga. Umunsi umwe twara hano mu bukwe, reka mbibabwire, umuyobozi w'idini wari wadutse hakurya mu Gatsata. Ibidini byari bihari byinshi cyane, bigoramye, bihengamye, bivuga ibintazi. Mana we, kuri radio Umucyo, tujye nahamagaye no kuri radio Umucyo, mpamagara umuyobozi, umupastor wadutse avuga ibintu. Reverend twari kumwe, ndavuga ko ibintu bizagenda gute, byaradushobeye. Mpamvu nyine abantu bakwiye guhagarara imbere y'abantu, kuko bazi ibyo bavuga. Ajya kuri radio tugasanga abantu bahagaze imbere y'abantu badefrije, abagore bambaye amapantaro n'abagore badefrije bayisize iminwa bigize gute. Ati Bibiliya iravuga ngo abo bahagarara imbere y'abo bantu ni ibibuno, kandi biva mu bibuno murabizi. Uranyumvira umupasitori uyoboye abantu? Nagize agahinda kenshi, nakumwe na Reverend turi mu bukwe ahantu hari i Kanombe. Tavuga ko ubundi radio wanayifunga, ubundi radio iha abantu nk'aba kuvuga. Ubu niba mpagaze imbere y'aba babyeyi beza bashokoje neza ngo ndi ikibuno, ntabwo gufunga, ntabwo bafunze. Reka nze nongere mbabaza kandi kantu, ubu ko bafunze amadini n'amatorero data hirya no hino, ubu ko tuticariranye, ko bataje gusengera kuko ariho dusenga, basengaga Imana. Hagiye mureka mwebwe Imana akireba ibyo tutareba. Sha irekera yo garuka nshuti yanjye hakiri kare. Kandi ni Imana iri muri operation. Abiyita bakozi b'Imana, abiyita ibitangaza, abiyita n'ibyitwa, ibyo byose harakayunguruzo. Muvuge ngo harakayunguruzo. Nari mvuze ngo niba abana bacu bari bapfuye kuriya, bagwa inzoga kuriya, zabarangije bira biyoga bimeze kuriya. Waruze ko ujya kumara inka ahera mu ruhongore. Uruhongore iyo rwashize nuvuga ngo umukumbu burangiye. Rero hari abagize neza, bari amatunda rwose baguwe neza mu gihugu. Buri cyumweru ngo hari umuryango ujya ufata buri mwana akira 200,000, ugira uko bigenza muri iyi weekend, akira 200,000 akabahetura bose. 200,000 wifite ukabuhereza umwana agiye kurya iki batatetse mu rugo. Usohokane n'abacuti, abacuti bari hano hano, mfite gahunda n'abacuti banjye. Ese ni bande? Ese muziranye muti? Abacuti banjye, abacuti muvuge ngo abacuti. Iryo jambo ryo mu bana ndaryanga, abacuti. Kwibaza abacuti. Namwe rero kuko mwayabonye mukayabahadi, komeza utange ng'umwana wanjye atazababara nkanjye. Yewe reka nkubwire, toza umwana inzira azanyuramo, we ejo azagira icyavamo. Mwana wanjye atazababara nkanjye, narababaye. Warababaye kugira ngo abeho, ariko uyimubwira ngo umwicishe ibyo wabonye nk'umugisha. Nudacunga neza ibyari umugisha bizahinduka umuvumo. Mu minsi yashize umukobwa wanjye nene yageze cyo polisi, anyura ku mupolisi, hari iyo modoka abona kana gatwaye imodoka, yaratwaye imodoka nyene ya Jeep. Ahita agura umupolisi uri imbere ati hagarika ku kana, gahagarike. Hageze agahagarika. Tibite byabo. Nyina ati byiza. Ufite perimi? Ati ndayifite. Yinyereka, arayimwereka. Umuhagaritse ahantu nyene. Barabambwiye ngo nakana k'ibyo imodoka yiwabo. Hari kese z'ubwana buto bw'imodoka ziwabo. Kakayi driving akayitwara. Isa yavuga nyina ndekera umwana. Uzi ndekera umwana. Yisha abana benshi. Ndekera umwana.
natwaye imodoka ndi umukecuru ndekera umwana n'umwana muto nayivuge nayitware arayikomangira igiti arayibura uramubura nayibure kandi ahagiye ntago hamutumye agiye mu bacuti kandi baramuha icyuma ariko icyuma Imana Uwiteka dutsindiye icyuma mu izina icyuma kiri hanze mwebwe nababwira ngo ibyo Imana irimo ikora dufite amashimwe Imana iri mu kazi mubye ngo iri mu kazi bana bato bari ku madiyarize ntabyo muzi mwe ngo hano nababwira ati ubwo mugasanga mwe wicaye mwe barangwa yarangiza ariko bite ndumva muvuga no sinkiri kubareba Yesu we bigenze bite sindumva nahumye akabarahumye uzi umwana kuva mu rugo ari muzima gataha yahumye ubwo nibwo igihugu kiri gutera imbere rero aho kugira ngo tugire abasore n'abakobwa b'impumyi twagira inganda zero zikora inzoga tukanywa amazi n'igikoma muvuge ngo icyayi mbwira uwo musaza mubwira turanywa icyayi ku ngufu wa musaza urakinywa kandi uragira amahoro uragira n'ubuzima ego muzehe yarakijijwe arakizwa inzoga zivaho nyuma y'ikimwe cyo ati ariko mu nsengere ndagwa igikoma kikandera kirungurira n'amazi yananiye ndabona ikomeza wihangana ushinyirize ubu ngubu basiganwe igikoma guwe neza muzehe haleluya mu buryo ngo ibyiza biza Imana izabigutoza kandi uzabyemera nanywa y'akayoga sinasinzi uzasinzira ku ngufu shaka kuvuga iki se Imana nizatanga uzasinzira se nyine cyo nibyo wigize reka bazifunge maze ndebe Bibiliya ijambo ry'Imana ngo Imana yakoze ibikomeye bihambaye reka twigarukire mu gihugu cyacu haleluya 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 ubu ngubu abana bariga keretse ufite umutwe wamunaniye ubu ndimo nasenga Imana ngo umwana wanjye azige neza amanota azabone n'amanota amuha buruse yapfaga kubonwa nande mbese ubu kutagira icyiza nuko wabuze imbaraga zikigeraho naho ubundi kiri imbere yawe mbwira ngo ibyiza byose biri imbere yawe ni wowe wibuze Imana yashyize kugira neza imbere yacu kubw'imbaraga zayo Yesu nashimwe cyane Yesu nashimwe kera niga ku kigo cyose examination hakabura n'umwana n'umwe utsinda ariko wakumva zakabatwa haruguru iyo ngiyo kabatwa murahazi iwabo bose karije ishuri ryose rigatsinda rikajya muri secondaire iwaciyo hakabura n'umwe nubwo abuzi imibare uviye politiki ipfuye umunyakibungo n'umunyagitarama abanyenduga mwese twari kimwe shaka kuvuga iki wari ufite ijambo yari umukiga urazi ucondi icomwa ariko akambwira ibintu birahinduka vuga ngo byarahindutse mu by'Imana yakoze icyo nacyo yaragitsinze ubu waturuka no mu buzinganjwiri no mu butansinda bwa kigumana mu yanjye upfa kuba ufite aha amen igihugu cyava ngo komera mwana wacu komera umunyarwanda shaka komera ujya imbere ititayeho turuka naho ukomoka na so wakubyara upfa kuba ufite umutwe muzima uzabyarira igihugu umugisha ariko ntabwo mubizi ntabwo mubizi tukiga amateka mabi abize amateka y'u Rwanda mugire muri cyo turebe zamura ukuboko se nyine kungana nanjye zamura uza amateka batwigishaga nigeze kumujya ku murenge waho nari ntuye hirya iyo hano bita ndageze nsanga umwarimu watwigishaga amateka mu wa gatandatu ndamubaza niko Benoit urakigisha ibyo watwigishaga urakigisha amateka mabi ngo urigisha amateka abanyarwanda ati birya byagendanye n'ingoma yabyo ubu murigisha abantu neza atumva nawe waba muri ingoma ntuyigisha ibyiza bwira mugenzi wawe ngo wigisha ibyiza uri mu bihe byiza by'ubuyobozi bwiza haleluya sinabivugira ahangaha mwese mwarambarara abantu bigishijwe ubugome no kwangana bano barigisha amateka none Imana duhaye ubuyobozi bwiza umuturage ku isonga imbere munyarwanda haleluya 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 ngira nkugire ndi umunyarwanda full stop umwe yigeze kugira atya
aragenda agiye Tanzania yo hakurya kure cyane, arenga mu Banyambo no mu Bahaya no mu Basukuma. Ageze yo kure aravuga ati mfasha ahantu haba nabona umwene wacu, ngo ariko ageze atya ngo yumva umuntu avuza kantu avuga mu Giswahili we yavuganaga nabo, hanyuma amago siki abati kantu siki na Kanyarwanda, aramwegera tidiko hatuvuze ko nka siki mpita numva uruwi wacu. Yaravuga ati nawe uri umunyarwanda? Ati nanjye ndi umunyarwanda. Reka nkubwire, haleluya, kuba umunyarwanda bizakugeze kure kandi uzasangiye umunyarwanda. Ngaho kantu karamunezeza kandi ko baganira asanga n'uwi wabo. Hagati se wageze ino hangu ati mva nawe uko wahageze ariko nahageze. Haleluya. Ski. Uzi kugira ngo wegere umurokore, umubureho na ski. Kugira ngo umenye ko ari umurokore mwene wa. Umubureho akantu kamugaragaza ubukirisitu. Nakantu ski ukakabura. Mbwira mugeze uti nagaki bakubonaho. Karamye Imana, kahimbaza Imana muri iki gihe. Kagaragaza gakiza ufite. Nta nakantu ski, nta nako. Usohoka ugahanza ugahinduka nka dendo ukabyimbuka mere utyo. Musi twari dufite abantu twasenganaga bakora ahantu n'abayobozi ahantu kereke pare, ariko bakaduteza imbere abantu ubundi mu rusengero ntago bakijijwe. Umuntu azatubwira ati mwe ntago muza hakorera muri service akoreramo, no nahantu hakorera abantu bavuga ati ni ruvumwa uriya muntu ntavugira mu ntabwo ni shitani. Ko tubona se ari umuntu w'Imana kandi akuze tirekereka umunsi umwe kugira ngo Imana imumpe nayibabwiye ndamutelefone kandi ashaka kumubwirira utuntu, ndamutelefone arayifata irabanza irasamira, nubwo yamfashe ariko ntari kuvuga. Ntabwo ntaro no kwitaba ni igiceri kiri mu mazi. Ntabwo nese wamenye nterega ni bishop ngo mushumba ijwi riragaruka bushumba. Ndabwo ntibyo bambwiye ndabyumvise. Niba nagutelefone uko uzavuga bazumva uriwe. Bwira mugenzi wawe ngo ibihe tugezemo nuguhimbaza Imana. Bibiliya yatubwiye ngo iby'Imana yakoze by'imbaraga igomba kugera no mu nda muri twe, ibiri muri twe bikaramya bigahimbaza Imana. N'ijwi ryawe n'imvugo yawe. Haleluya, haleluya. Nabonye ibintu bishira. Nabonye ibintu bishira. Nabonye amafaranga ahinduka ibyatsi. Nabonye aho icyubaro kirangira. Nabonye aho amagara aseseka. Umuntu gupfa n'umuntu kwicunda ari ibintu ibyo byarabaye. Icyo rero cyaratwigishije kikubwira ngo s'il ibuka aho tuvuye, umenye ko icyo ufite ugomba kukirinda, ugomba kugitwara neza kikabyara ibyiza aho kugira ngo icyiza cyawe kizabyara ibibi. Muvuge ngo amina cyane. Dukomeza dusome 150. Hari aho tugiye kugera kwitwa ijwi ryacu. Ku murongo wa 3. Yego. Muyishimishe ijwi ry'impanda. Muyishimishe ijwi ry'impanda. Muyishimishe ijwi ryanyu rigere kure kandi iryo jwi riba ari ijwi rihimbaza Imana. Aho ugera, aho uvuga, aho ijwi ryawe rigarukira bumva Imana. Haleluya. Baririmbye muririmbe muravuga akantu muvuze kagezweho. Muzi ko zasohotse comments, views, subscribe, ngo murashaka amafaranga. Abenshi tegete n'amafaranga kumwe munivuga butumwa. Uko murakavuga ibintazi ngo kanda subscribe ngo subscribe ngo gira ama views bakurebe kandi kubeshya abanyarwanda urimo baroho. Ariko mwebwe ijwi ryanyu ryo kuririmba no kunamya no guhimbaza rigere kure rivuga imbaraga z'Imana. Ubu nta n'indirimbo z'amaganya dushaka indirimbo z'amashimwe. Haleluya. Nubona naniwe uzanyice nitahere Mana. Wapi? Saha gusa hari n'ahandi ndagomba kuhashitsa. Haleluya. Saha gusa hari ahandi Imana ishaka kutugeza. Bwira mugenzi ngo va mu rupfu injira mu buzima. Igihugu cyacu turimo turihuta, hari ibyiza Kristo yadufatiye tugomba kubibona. Kuki se twebwe? Kuki? Kubera iki? Haleluya. Haleluya.
haleluya. Ujye utekereza neza kandi ukora ibyiza, Imana izagushyigikira. Murabona utu tuntu turi aho utu, ubu mu kanya karaje kavubure kica ikintu cy'icyuka cyose kira. Ninde uri kunukirwa? Hari ukunukirwa, hari guhumurirwa base. Uri guhumurirwa nagera gutya. Abinyuma aho ngaho mukomeze mugiye murumva gahumuro keza. Utu tuntu umuntu yaje aratumbwira navuye ndi urashyira mu rusengero mu bakristo banjye. Imana yanyihereye. Bagomba kwica atmosfere mbi hakaza umuyaga mwiza. Ndamasengo n'uzamuraho gake yashabye yongere bizamuka. Ninge watubaguriye kandi turahenda. Tunije watubaguriye kamwe karaha kandi ngakariye. Aho turi hara ku nkuta mwatubonye barimbye inyuma yanyu. Babazamurira impumuro aho ngaho. Shaka kwica ingunzu n'imbwebwe abazimu n'abadayimoni. Impumuro nziza mu nzu y'Imana. Dutekereza neza Imana izaduha ibyiza iduhaza ibyiza. Mumva revera. Ubukarakaje kabajye. Mwakumvise ariko pastor wakumvise? Nje wakabaguriye akangaka. Papa Bishop. Niba udushaka nawe mfite umushinwa watuzanye nzamukwereka. Ariko turahenda. Muvye ngo turahenda. Umwiza arahenda, umwiza sinamurenganya. Haleluya. Mubete sida arahenda, umunyarwanda arahenze. Muvye umunyarwanda arahenze. Tugomba gusigazira ibyiza rero. Ijwi ryawe nirirenge, nirigende, nirigere kure. Ishimwe ryawe ryumvikane. Kimana yakoze ukivuge. Haleluya. 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 Ijwi ryawe iyo risohotse risohokamo iki? Ni inkuru z'incamugongo gusa. Ntibizemera. Barababeshya. Barababeshya. Babeshya utagira amaso. Gira amaso arirebera. Ubona ntabyo ubona wowe. Ntabyo ubona. Iyo usohotse ntabyo ubona. Tubona amagare, tubona amafarashi, tubona ingabo, tubona polisi, tubona ubuyobozi bwiza, tubona amazu meza, tubona amahoteli n'amavuriro. Muvuge ngo amina cyane. Convention center abayigiye muri mugero. Haleluya. Umwe babiri batatu. Akiyo mutembera mujya Nyabugogo, mukirwa Nyabugogo mugenda. Najye mugera na convention center mukagerayo. Kwinjira n'ubuntu. Nta nubwo kubaza ngo urava ukajyayo. Skimana ikora n'ibintu ntimubashe no kubijoyinga mu bijyemo. Icyayi ni 500 niba atari icyatanu. Ariko nubundi bayarya amandazi Nyabugogo ukayarangiza gose. Bya convention center. Haleluya. Cyugu cy'u Rwanda. Kuko Imana yaduhaye ubwenge, yaduhaye ubuyobozi bwiza bureba kure. Inama mpuzamahanga muri Afurika nyinshi ziri mu Rwanda. Muvuge ngo ziri mu Rwanda. Urashaka kuvuga iki? Ubundi se bari buze bakajya he? Hari ahantu hari tente nera muri Nigeria he? Kakigali. Oya. Kakigali iri muri tente nziza. Ndabona gorotse mu hoteli yabaga hano muri village he? Ni diplomate. Ni diplomate. Diplomate. Hariya siyo twari dufite yonyine. N'indi hari ahindi yitwa Move and Pick. Move and Pick murayizi? Abazi Move and Pick? Hotel Meridian murayizi? Iriyo yahindutse Move and Pick. Move and Pick. Pick and move. Haleluya. Itunganyije. Nuko umuntu avuga ngo wenda hari bavuga ngo ngahora mu hotel. Nahora nicaye numva akayaga gusa. Hajyayo buri mu gitondo baba bishop yavuga nticyayi munsi turakinywera hariya. Ariko kirahenze ntabwo apfa kukiteza. Ariko ibyiza birahenda tujye tubyemera. Ariko dufite naheza twasohokera. Amahanga araza akagubwa neza. Abayobozi baraza bagataha ariko basunitse bati mutahe mufite ibihugu byanyu mugende nyaboneka barabakeneye. Iwacu ni heza. Ibyo byakozwe no kwiza kw'Imana. Kandi ijwi ryacu ntirizaceceka kubivuga. Ubu dufite amashimwe kuvuga ngo mwami warakoze. Dukomere Imana amashyi. Mushimishijwe ry'impanda
muyishimishe nebero n'inanga muyishimishe ishako n'ibyishimo n'imbyino baririmbye muririmbe ariko Imana ibahe n'abacuranzi bari murambura ibiganza abacuranzi abacuranga izi nanga nimurambura ibiganza murabona Imana itagifite akazi ubu so wacurangaga utari kumva ibi ari abakoramo umusiri umunsi umwe muzumirwa Yesu nashimwe cyane rega Imana ikora ikoresheje abantu ntago wahimbaza Imana itakwicayemo ntago wavuga Imana itakurimo bigeraho bigarukira bigeraho birangirira kandi iyo birangiye urangirana nabyo kandi bakwita ngo wakoreraga Imana ariko utarayikoreraga ubundi hari ibindi warurarikiye Imana yacu tuyikorera ntacyo turarike ngo reka tuyihimbaze kuko turiho reka tuyihimbaze kubw'impano ibi turimo iby'Imana yaduhaye biramye bihimbaza Imana Yesu nashimwe cyane mumbwirira abacuranzi nkazongera kuri umucuranzi ijambo ry'Imana ririmo azatahe icyuma cyarangiye ntibazakibona azanywa amazi arya ibijumba abyumvise abacuranzi mubabwire sizongeye kubabura kunanga mujye mwicara ngo nizo ntebe nicyo zabereyeho mbivuze ndahera ni umunsi wa nyuma kandi mbivuze kuko ibi turimo iby'Imana yaduhaye bigomba gukuramo bigahimbaza Imana uzavuga Imana uzacurangira Imana n'amajwi n'amabubura n'inanga ufite Imana haleluya utavuga Imana kubera ibyo buronye utari bucurangira Imana kubera ko ibyo bibazo kuguha cyereka bibiranye n'iby'akanya gato uririmbira Imana nk'Imana iguhaye umugisha guha amahoro aho ugenda naho uzagera hose atarakuvuga ngo bandebe bamenye birenze gukora Imana birenze ibyo utitwa bishop ngajo n'upfu burubugingo amazina ntacyavuze ariko imbere y'Imana murimbye aravuga ngo mbonye baza imirimo myiza bakoze ibaherekeje kandi bagahabwa umugabane w'ibyo bakoreye bakiri muri iyi si Yesu nashimwe cyane Yesu nashimwe gushima Imana kwacu ntiduceceke iryo jwi ntirisinzire turangurure tubwire bari hafi n'abari kure ngo muze murebe Imana y'Abanyarwanda dukomere Imana amashyi mu izina rya Yesu Imana ishimwe njya muri Amerika bwa mbere nagiye na Ethiopia iranjyana ingezi yo bahimpereza impene ndavuga wazaduhaye indege eri Rwanda ya none Imana yaduhaye indege zirenze imwe 2 3 5 yewe data we kimana itakoze niki ubu ngubu ntabwo nafata indi Rwanda ya ihari kwanza nibigeze ahantu bafati urakaza neza urakoze guhita mu Rwanda ya aho ugeze bagashyiramo akarimbo nyarwanda uzazurebe u Rwanda rw'Abanyarwanda nukuri kwima iyo ntabwo wayibona muri Ethiopia Kenya Airways ntabwo wayibona muri Rwanda uzazurebe u Rwanda rw'Abanyarwanda muvuge ngo amina cyane ibyo byose ni by'Imana yakoze abashaka kugirana na Rwanda ya haleluya ndabohereje mugende mugereye mugaruke Imana ishimwe ibyo byose Imana yabikoze yakoze imirimo ikomeye cyo cyacu iragikomeza ijwi ry'ibyiringiro n'ibyishimo n'umunezero kwigira tugakomera bituma n'amahanga twifuza ubu arme na polisi ni hirya no hino za Kado Brigado za Sudani za Centrafrica zimo ziragarura amahoro turabo kwifuzwa bwira mugenzi wangu umunyarwanda wayo wo kwifuzwa noneho kandi kwifuzwa ngwino duha amahoro kuko warayabonye warayaharaniye yageraho ngwino natwe dufashe tuyagereho amen n'agakiza kacu Imana ikwiye kutugiramo kwifuzwa kavuga ngo umuntu w'Imana urasenga Imana igakora ibintu bya ngwino mfashe unyigishe no gusenga umuntu azakwigiraho iki azakwifuzaho iki kwigeza hanze usa nabandi mu matikuri yo mu bagome ni wowe wa mbere mbese harya ngarasenga yewe ipfa gusenga nkuriye uranyumvira wabaye wo kwifuzwa ariko twebwe nk'Abanyarwanda Imana dukwiye igisuzuguriro cyose muvuge ngo yishe igisuzuguriro yaduhaye icyubahiro no gukomera kandi dukomeje guharanira
haleluya haleluya, guharanira kugera ku bindi kandi turinda n'ibyo twagezeho. Dukomera amashyi Imana yacu n'agakiza kacu, duharanire kugera ku bindi byiza ariko dukomeje turinze n'ibyo Imana yaduhaye. Mwishimisha ibyuma birenga, mwishimisha ibyuma bivuga amajwi mato n'amanini, mwishimisha ibyuma birenga bigera kure cyane bakamenya ko kuramya no guhimbaza Imana guhari. Kandi ibihumeka byose, uvuge ngo ibihumeka byose, ibihumeka byose ibihumeka byose, ibihumeka bigire bite? Icyampa ngo ihema ryawe uraramo ryumvikane mu ishimwe. Ijwi rihavuga ryose, rihavugira ryose riba ari ijwi rihimbaza Imana, tari ijwi rizavuga riri contre succès. Ntuzagire saro cyo bicaramo bagacura imigambi mibi, ntuzagire icyumba bavugamo ubugome basenga nabi. Hari n'abasenga nabi ngo ubwo nawe barimo basenga kandi kwicara kugira ngo bavuge ibyiza binezeza imitima, ibyungura ubwenge n'ubuhanga no kumenya, bakavuga ibipfuwe gusa. Wowe bibona utemba nari fake, aho dusengera njye mbona tudasenga, bundi biriya ni ibiki? Njye n'umushumba agenda namwanga. Uranyanga se uzangira ute ko waje usanga kuzahansiga? Haleluya. Njye mbona ndamwanga, nageze mbona ndamwanzi, unyangira iki? Nturanye nawe. Njye buriya muri ibyo president, njye president agenda mwanga, njye president ndamwanga, president ndamwanga. Ndavuga wa korari, nari vuze wa korari. Haleluya. Njye president ndamwanga. Yo iyamushyizeho se uriye ngo ntiri maso, ahubwo urebe nawe uzasita ruvunike, kuko ni president kandi ayoboye korari neza. Muvuga ngo ayoboye neza korari kandi turahimbaza Imana. Nubwo yabana n'igihugu atuyoboye neza, ya Imana izamuha imyaka 180. Ayiwe haleluya. Kera abantu bagiraga imyaka 900, 900. Wifuza kugira 900? Haleluya. Ntimureba se? Ntago mwabyemera, kuko ubuzima bwacu ntago bubitwemerera. Turingira amahirwe nzabone na 80, ariko kuramba no kuramuka biva ku Mana. Yesu nashimwe cyane. Kandi umuntu w'umumaro narambe, muvuge ngo narambe. Bwira mugize ngo ramba rero, tiramba. Mubwire tukuramba, mukore mu biganza twiramba, kuko Imana ikubonaho ibyiza. Nta kindi Imana igushakaho no kwirata, no kwishima, no kwihimbaza, kandi ukavugira abari hafi n'abari kure ibyiza by'imirimo y'Imana yakoze mu kuboko kwayo kwiza kandi gukomeye. Yesu nashimwe cyane. Ubwo tuzaturi muri stade tubyina turirimba nk'abanyarwanda twese twahuye n'amadini anyuranye twahahuriye. Shima n'Imana ko igihugu cyacu Imana yagihaye rwose umutima mwiza. Bati muze mwese abasenga Imana, muze muhure muri stade dufatikanye gushima Imana iby'Imana dukoreye. Ibiterane byo guhuza amadini mbibonye vuba, kera byahozeho. Uretse no guhura ngo muhimbaze Imana, ibeshe se urongore umugatolika, uri umuperekote, turagutenga turagutaramuye, wagiye mu banyamahanga. Ibaze nawe mviyo ngengase kandi abasenga Imana abari umukristo. Hari ibintu bigomba kuvaho, twese tukaba umwe mu Mana, tukaba umwe nk'umunyarwanda. Muvuge ngo amina cyane. Tugasenga Imana ikomeye iduhaye kuramba no kuramuka no kubaho. Icyo wundi atazi wowe ukizi ukimwigisha. Paulo yavuze ngo najyaga mugira iki nkabo mugira iki, nagira muri ubwoko nkasa nabwo kugira ngo ikindi mo nkibare. Sinshobora gusenga nabo, sinshobora no si cyawe azakimenya gute nkuta marketing ibyo ufite. Haleluya. Iya ni imyumvire ndabizi biri kure, ariko nabyo bizaza kandi muzabyakira, kandi nibyo nibizima. Mbwira uwo mujyana nkubwira uriho, ugenda n'umunyabwenge ukagira ubwenge, wagendana n'indayi ukaba amabesho. Hari ikindi
genda n'umuntu ufite iyerekwa akakugeza kure, wajyana n'umunyamasezerano ejo ibye byasohora nawe ukaryaho, muvuge ngo amina cyane. Sasa shakisha kugendana n'umuntu ufite icyo akungura akwaguraho. Haleluya. Kandi nawe uje ufite wagure wangure abo mujyana. Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe. Yesu nashimwe cyane. Haleluya, haleluya. Hindukira ubwire mugenzo ngo ngira nkugire Satana mware. Mumbwire ngo ishimwe ryawe niryo ryanjye, ibyiza byawe nibyo byanjye, kandi nibyo igihugu cyacu twese turaramo. Cyambabwira ngo niba udakunda igihugu cyawe n'ikijuru ntuzakibona. Ubu rese saha ngaha turira, saha turyama, saha dukorera amaporoje. None se nitahasinya ngo habe amahoro, utegeza ko nijuru uzaryenjeramo ryo gutese? Wararanyamaganye n'agahinda usenga nabi. Iryo juru rye ntwanyuranyije naryo kera. Ako nitugira igihugu cyiza cy'umutekano n'amahoro tubigizemo uruhare, tuzasenga n'Imana yacu izumva kandi zatujyana. Muvuge ngo amina cyane. Kunda igihugu cyawe ubona n'ikindi cy'amasezerano tuzakinjira. Komera Imana amashyi mu izina rya Yesu. Tugiye gusenga dushima Imana. Imana yahagararanye natwe, yabanye natwe. Imana yatugiriye neza. Imana yahinduye amateka, Imana yahinduye amazina. Muri 1996 Imana yaravuze ngo u Rwanda, inkuru mbi y'u Rwanda n'ibyabaye mu Rwanda ngaho yagarukiye ngo ni inkuru nziza igiye kugarukira ivuye mu Rwanda. Ndashima Imana ko Uwiteka yabikoze. Haleluya. Ubu ntago u Rwanda ari rubi rw'abicaje, ahubwo u Rwanda ni u Rwanda rwiza rw'amahoro n'umutekano. Mu Rwanda rwo kwifuzwa, mu Rwanda uretse kugira igihugu cyacu umumaro nk'umunyarwanda, ahubwo n'amahanga aratwifuza. Muvuge ngo aratwifuza. Aratwifuza. Muririmbye njya numva abantu bavugira inka bakavuga ngo ariko wanga u Rwanda wazibonera. Muvuge ngo wanga u Rwanda azabona. Wanga Imana yacu azahura nayo. Haleluya. Kuko ibikoze iracyahagaze, iri maso, ntisinzira ntihunikira. Dukomeze dusenga Imana, twegera Imana, twisengera Imana, imitima yacu ntiyongere kutubeshya. Bibiri katuvuga ngo numara kurya ugahaga ntuzibagirwe. Niba ari ikintu kibagirwa n'umwana w'umuntu, kwibagirwa aho uvuye, kwibagirwa aho ujya. Satani we ararwana, arashakisha uburyo nyine, ariko ntago azadushobora. Bari byavuga ngo yaratwimanye uwo Yesu inshuri ibihumbi n'ibihumbi, kandi sibanga barabizi nejo bundi yaraturamiye. Mahanga yateranye ngo adukubiteho za misile balistike, baranje bafata ubusa. Muvuga ngo bafashe ubusa. Abarakore rero batinya kubivuga ngo ibyo ari bya politiki. Politiki utarimo se ni iyi, uyirimo uzayigenderamo, uzabivuge, Imana yarabikoze. Haleluya. Njye mba mbyumva cyane ko nibyo nanyuze. Batushyiraho imizinga baturangiza. Kargo hari umuntu avuga kizarandinga ku mutwe wawe n'abawe. Ntibizaba nubyifuza bizamusange mu bihugu by'amahanga. Mu Rwanda turi amahoro. Muvuge ngo amina cyane. Haleluya, haleluya. Turacyafite akazi, Imana iracyagafite, ariko n'abatwe bayikorera n'abakorera Imana mu buryo bunyuranye. Mushyiremo agatege. Muvuge ngo dushyiremo agatege. Ntitugire ubwoba, mushira ubwoba, mushira amanga, mukora ibyo Imana ishaka, izatugeza ku bindi tutazi. Ariko Imana yaduteguriye kera. Dukomere Imana amashyi mu izina rya Yesu. Ushima Imana n'umuryango wawe, ushima Imana n'umuryango muto n'umuryango mugari, mushima Imana. Niba ufite abantu batubaha Imana badakijijwe, senga yibiri, senga yitatu, bashyira imbere y'Imana. Umuntu udafite Imana ni inyamaswa. Nubwo yarakubyaye yakurangiza, muri we nta kituma aguha agaciro. Usenga Imana. Haleluya, haleluya. Twasenze Imana tuvuga ngo Imana tabara, girira neza aya matorero. Bitewe n'icyo kintu numvise numvagiza agahinda. Hari n'icyo byiza kuvuga ngo twicomokore, tujyamo iyo movement baho numva ari ishyaka no kubirangize. Imana icisha handi bitewe nuko Imana abonaga atari yo nzira. Cisha handi ibintu bigiye kujya ku murongo kandi neza.
bwira ngo ugiye gusenga kandi usenge neza. Haleluya, 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 haleluya. Usengera ahantu heza hasobanutse, hari akayaga, harimo freshere. Wambaye neza. Imana yacu niyo kwambarirwa neza, ni umwami. Umuyobozi yagutumira ukagenda wambaye incabari, kambara neza, ukaza imbere y'Imana ugasenga neza, Imana nziza ikakora ibyiza. Tuve mu myumvire ya kera y'umwijima, dukomere Imana amashyi mu izina rya Yesu. Kandi kuva uyu munsi tugira isuku no mu ngo zacu. Ahantu hari umwanda haba hari abadayimoni. Ngenje waye nkasanga isazi ziduma, nkasanga bo bari mwereye icyayi, hari ikintu barahanagura, navuga ni Satani, toka. Bwira ngo isuku n'umutekano niho Imana yicaye. Mwabyumvise ariko ahantu hari umutekano, hari isuku, Imana ibihari. Niba wawe hari induru, hari intugunda, hari igomwe, Satani ahubwo arimo arasirimba. Ariko isuku Imana irayikunda cyane. Muzitoro murebe umuntu wasaze ufite abadayimoni, nta karaba, araryangiza akabyisiga mu mutwe, fata ibiringita kiyorosa, bari umwanda. Cyo ni kiranga abadayimoni. Mugende mugire isuku nk'abarokore, mugire isuku nk'abanyarwanda. Mahanga natugeraho asange dufite isuku. Wadata twebwe ngo tugire isuku, isahani yacu iriho ubusa. Ubu mwaburayira nubwo wargira indazi ukarenzaho mu karuwari, hakukarira ahantu hari isuku. Nta n'indwara muzadusangana nyinshi, n'ibyorezo n'ibiza bizajya biciyo, tubyumviyo kuko dufite isuku. Horera mu kiganza cy'amujye ngo ugende ugire isuku. Mubwire utugire isuku. Useneza, ukarabe, wambare, useneza nk'umunyarwanda n'umunyarwandakazi. Haleluya, haleluya. Abanyarwanda n'abanyamahanga bo tugeze bati umunyarwanda atandukanye n'abandi. Niyo mpamvu baradutinya ati basa neza kandi bavuga neza. Haleluya. N'ibyuma birapfuye bya byaturangije bikuweho, tugiye kunywa amazi meza, tugira ubuzima, amagara mazima. Cyuma cyari cyatumaze ariko kugira ntara nakibona. Bamubona uducupa ngo dutoya batwaraga mu mifuka, hari n'abazagusenga badufite. Akagakubita nga mu mufuka, yasoka agera akagira aricyo. Itagarara gaseka. Uvuye gusenga mwana. Gusenga iki? Gusenga. Hariya Betesayida, kandi ari Betesida. Tazi n'izina ryaho uvuye gusengera. Yesu nashimwe cyane. Ndagira ngo haguruke dushimane Imana. Haguruka mu mwanya wawe. Haguruka. Kandi wibuke. Uhita uvuga iti bindimo mwese kuva uyu munsi muhimbaza Imana. Ijwi ryanjye ntirigasinzire ritavuze ngo Uwiteka niwe Imana. Kandi icyo Imana igukoreye ugishimire. Dukomere Imana amashyi mu izina rya Yesu. Ntabwo mwambere sinze cyane kubera uyu munsi. Ariko navuze ibintu nyine, ibintu by'amashimwe. Se ndashima Imana iki? Umva Satani ari kukongorera kuba uriho byonyine. Ntabwo tubayeho ku migambi y'abantu, ahubwo tubayeho ku mugambi w'Imana. Imana niyo izanyurira mu muntu akakwibuka, akakugirira neza. Uzanyura mu muntu atekereze neza, yiga umushinga uzaza ukakugeraho, imbuto zawo nawe ukaziryaho. Imana iganze mu banyarwanda, iganze mu nzego zose, kandi ivuge ryijyane mu izina rya Yesu. Itunganye ibidatunganye, ringaniza ibitaringaniye, yuzuza ibicagase, kandi izamura ibendera ryo kunesha mu izina rya Yesu. Amen. Nutura urabushimye Imana ibyo yakoze mama. Shima Imana yawe. Uri mwagombye gutura amaturo menshi ubu ngubu. Ukatura ugashima Imana ko Imana agize neza. Yakoze imirimo ikomeye. Yaduhaye urusengero rwiza. Yaduha ahantu heza ho gusengera, ho kuramiriza Imana. Ubu dufite turasohoka tukagenda mu modoka meza. Imana yarabikoze inshuti. Nawe utarayiboneje izayiguha. Niko Imana ikora. Kandi bizakugeraho byarabaye byiza cyane.